none se Dr. yego ndakumva. Ayo mateka yose tunyuzemo na Dr. Bihira mugenzi wawe twabanje kubinyuramo na amateka bigaragaza ko kuko n'ubundi Ububiligi bwagize uruhare rutagibwaho impaka mu mubi byose byabaye muri Rwanda. Uyu munsi ubikigezweho nuko u Rwanda rwavuze ruti aho mwaduhereye ducanye umubano. Ikibazo umuntu ashobora kwibaza bucyari cyo gihe cy'uko u Rwanda rucana umubano n'Ububiligi cyangwa rwaratinze? Ijambo nkubwira abanyarwanda baratinze. Impamvu ariko nkubwira ngo kuki Rwanda rutaciye umubano n'Ububiligi, sibyo? Yego. Impamvu nyamukuru ndayishyira muri igihumbi kimwe, wibuke mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi tugira igihe cyo kwibuka. Niba wibuka neza muri 1997 hari umusenateri waje ahangaha mu Rwanda, umwe mu baministre bo mu Bubiligi, aherekeje ministre w'intebe w'Ububiligi. Byari mu mwaka hafi mu myaka 2000 ndizera mu kwezi kwa kane. Uzi ko nawe ministre w'intebe w'Ububiligi yasabye imbabazi, agaragaza uruhare rw'Ababiligi muri jenoside yakorewe Abatutsi. Kandi agaragaza neza ko Ububiligi rwose bwiteguye gukorana neza. Anagaragaza n'amateka twavuze y'uburyo Ububiligi bwakoranye cyane na guverinoma ya Habyarimana. Uwo yari niba nibuka neza yari bitaga Gina we. Agaragaza anasaba n'imbabazi. Agaragaza uruhare bagize muri bwabo banyi n'amahanga hagati y'u Rwanda na n'ingoma Habyarimana nabo. Yego. Ariko gusaba imbabazi muri hafi 2000 urumva ko bari baremeye bati icyaha twakoze turacyemeye. Ariko kitangaje waranabibonye nejo bundi iki cya FDR ntacyo bavuze. Icyo bakoze niki ni ugushaka aho bokora iki gushimangira iko bigira iki ibibera muri Kongo babyomeka ku Rwanda. Turaza kubigeraho, ariko rero ndakwereka ngo impamvu u Rwanda rutari rwaciye umubano rwagerageje kugoragoza nizo mbabazi basa. Wibuke n'ibyo bundi. Ariko se Dr. Butunani nyuma yo gusaba imbabazi ku Bubiligi bwitwaye bute ku buryo u Rwanda rwagumye kugoragoza kugeza ubwo ruvuga ruti you have had enough? Urakoze. Buriya rero biratangaje cyane. Uribuka ko navugaga mu myaka 2000, sibyo? Yego. Urusabye imbabazi, ariko ndagira nkubwire ngo imyitwarire rwakomeje kugaragaza ibintu byari bitangaje. Buriya hari ibintu byinshi muri diplomasi abantu wenda mutamenya cyangwa mutabwirwa bitewe nuko hari amakuru amwe muri diplomasi kuba yanasohokana nyuma cyangwa abantu bakamenya bamaze no gusaza. Buriya mu 2014 mu nama y'umuryango w'abibumbye hari ibyemezo byagiye bifatwa. Ibyemezo bifatwa n'iki? U Rwanda rwagiraga rugaragaza umuryango w'abibumbye. Uzi ko u Rwanda rwarwanye ruhangana ni imiryango mpuzamahanga n'umuryango w'abibumbye mu kugaragaza ko ibyabaye mu Rwanda ari jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo urabyibuka ko ari intambara itari yoroshye. Yego. Buriya mu gihe cyo kubigaragaza ndagira nkubwiye mu muryango w'abibumbye bamaze gutora, sibyo, kwemeza ko ibyabaye mu Rwanda ari jenoside yakorewe Abatutsi. Wari uzi ko Ababiligi bari mu bantu bagiye barwanya icyo cyemezo? Urumva icyo nshaka kuvuga? Ndashaka kwereka uburyo Ububiligi buzi ibyabaye mu Rwanda, buzi neza kano gace, ariko bwagiye bwa mbere mu guhangana no ko hatakomeza icyemezo gifata icyo cyemezo cyo kwemera ko mu Rwanda icyabaye ari jenoside yakorewe Abatutsi. Ikindi, uyu mutwe wa FDLR, wari uzi ko uyu mutwe wa FDLR nta gihe ibihugu bitagize ngo bishyire kuri karita cyangwa bishyire ku ruhando rugaragaza ko ari umutwe koko wakoze jenoside mu Rwanda, kandi umutwe ugomba gufatirwa ibyemezo. Ndetse habaho bamwe bita ngo so-called expert bagerageza gukora no kubigaragaza mu muryango w'abibumbye. Wari uzi ko Ububiligi muri bimwe byanze gufata icyo cyemezo? Kubera iki? Nawe byumve nyine y'amateka. Kubera ko bwumvaga ari abantu batoje se batagomba. Nawe urabyumva, kubera ko bumvaga ko n'abasirikare uzi ko nabo barimo, bumvaga ko Alex Fari babizi Mungu babagosora bagakwerera abangaba, bumvaga ko abantu batojwe nabo. Bumvaga ko abantu babanye na leta ya Habyarimana kubakoraho, urumva se batagomba kubaproteja.
kuko amakuru iyo bagomba gufatwa bakemerwa bakabajyana Arusha bakaburana benshi muri bo bari kugaragaza uruhare rw'Ububirigi. Ese iyo nabirebye muri icyo gihe wari uzi ko Ababirigi bagerageje no kujya bafasha bamwe mu ntera hamwe muri bamwe bakoze jenoside mu Rwanda? Ntabwo bizi ko Ububirigi bucumbikiye abenshi mu bakoze jenoside mu Rwanda. No mwiri tangazo rya Minafete nabibonyemo. Yego unyabara cyane abacumbikiye bamwe muri abo. Abenshi reka ngurugero rwibuka. Fata ijambo ACB. Jambo rayizi n'abana bakomoka kuri bano bambonye umutwa bigize iki n'abandi bose bavuye mu ntera hamwe bagiye nyuma ya 1994. Ububirigi bubacumbikira bubaha uburenganzira bwo gukora iki bwo burigiye guhangana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Mujya mubona ibinyamakuru bandika, mujya mubona imbuga nkoranyambaga bahoraho. Ibyo byose ndagira ngo mbikubwe nkwereke ngo bacumbikiwe n'Ububirigi. Ubwo se babacumbikiwe ntibazi amateka y'iki gihugu? Ntibabazi se? Ntibazi uruhare bafite? Ubayoboye gutandukanya ipfobya no gushyigikira cyangwa kujya inyuma yo gushyigikira ngo barwanye ibyabaye mu Rwanda muri 1994. Ariko haba hari amakuru ko abo bantu nibura u Rwanda rwaba rwarabasabye ngo Ububirigi bubohereze cyangwa buranishe? Cyo amakuru arahari, inzandiko zibafata benshi. Kandi ikindi abikubwira no Ububirigi ntabo uziye bajye babona bakohereza mu Rwanda. Ese ntabo wabonye Ububirigi muri abo bose tuvuga barenga hafi 100 na bari hariya? Uzi ko Ububirigi kugeza ubu ngubu uzabaze ni bangahe Ububirigi bwagerageje kugira ngo ujyane mu nkiko? Ni baki cyane barenga umubare wana babara ku ntoki. Kandi nkubwira ko harimo bangahe abo u Rwanda rwohereje impapuro zibatambika kugira ngo bagaruke bababuranishe nk'Ububirigi. Urabibuka nguyu wafatiwe mu Bufaransa ejo bundi ni Rwamucyo. Uyu docteur wakoze wisha abatutsi muri hospital hano za Butaro aho yayoboraga. None se nyari mu Bubirigi yafatiwe he? Si Ubufaransa bwamugize iki ejo bundi bamukata imyaka 20 n'ingahe? 25. Ariko Dr. urebye mu mboni yawe nk'umusesenguzi n'impuguke muri politike mpuzamahanga, Ububirigi bwemera ubutegetsi buriho mu Rwanda uyu munsi? Nayo kubwira ngo muri analize yanjye ibi bakora byose birakwereka ko batemera na gato, bashaka buri gihe icyatuma iki ubutegetsi bw'u Rwanda buhabwa isura itariyo. Ubyibuka bagize n'uruhare muri cyagiye cyo gushaka gufata bamwe mu basirikare bacu ahangaha ba Roza Kabuyira byibukana babafatirwa mu Budage no mu Bwongereza. Ububirigi bwagiye bugira uruhare rukomeye muri biriya byose. Ariko akenshi ikibazo bafite n'iki ni uburyo uru Rwanda rwiyubatse. Erega n'amateka arabikwereka, baza igihe cyaba Musinga murabyibuka bajya barudahigwa bajya mu gushaka kurwanira independence. Hari uburyo abami bitwaraga hariya, hari uburyo bababwiraga ibyo gukora bakanga. Batinyaga u Rwanda kubera ko babonaga uburyo ubwami bwari bwubatse, icyubahiro bari bafite. Ayo mateka yarabakurikiranye mpaka kugeza igihe babona ko u Rwanda rudashobora kurushobora. Uranabibuza ko nagerageje hano ariko u Rwanda rukababera ibamba mu gihe cy'umwami nabivuze. Aha rero ndashaka kwereka ngo ayo mateka kuva nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi 1994 niyo zimwe muri leta cyangwa bamwe mu Babirigi. Ntabwo nivuga ko Ababirigi bose bafite uwo mutima, kuko harimo bamwe mu Babirigi, mu bayobozi b'Ububirigi tubanye neza kandi tutankomeje kubana neza. Ariko iyo bigeze mu duce tumwe nakubye ko n'abari mufite icyo bita abawaro n'abafulama, cyane cyane muri kara gace kabamo abafulama. Nanakubwira ko reka nakubwira impamvu ngo kubana wari uzi ko buriya harimo Abanyarwanda bafite ubwene gihugu bakomoka no mu Rwanda baba muri za parlement cyangwa mu nteko ishinga amategeko y'Ububirigi. Barubizi? Ndabizi. Nicyo ngira ngo nkwereka ngo bakoresha abo bose bamwe biziko babashatsemo, bamwe mu bagore babo ngabo bagiye bashaka mu Babirigi ubu babyaranye nabo. Nibo bakoreshwa rero mu gukora iki, mu kwanga leta y'u Rwanda, bagaragaza ko leta y'u Rwanda iyobowe n'ubwoko bumwe. Leta y'u Rwanda iyobora n'ubwoko bumwe mu rwego rwo kujyana Abanyarwanda ko bacamo ibice Abanyarwanda. Ese koko niko biteye muri kino gihugu? Abanyarwanda tubeshwa byinshi, ariko igihe kirageze ko ukuri kujya kugahagarara, ku buryo umunyaburayi yahagarara ahubwo agashaka gukora iki n'agasuzuguro kenshi kutuyobora. Ahubwo impamvu batwora ibyo ni uburyo bananiwe gucamo Abanyarwanda ibice, kubera ko leta y'ubumwe
nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi yagerageje gucamo ayo moko igaragaza ko ndi umunyarwanda rero igomba gukora. Aba rero urumva bafite bya bitekerezo bya kera byabase babaye hano bayoboye iki gihugu muri leta Habyarimana na Kayibanda batuye mu Bubiligi, babashatsemo n'abo bagore nakubwiraga, babageza muri parlement yaho cyangwa mu nteko ishinga amategeko, babana nabo bakumva ko bazakoresha abagabo babo nabo bose babanye n'abana babyaye mu kwanga uru Rwanda. Ngiyo leta y'Ububiligi bamwe muri bo bafite muri ibyo byose mu mateka bahora bakora iki, bahora bashaka kugaragaza ko batemera na leta y'u Rwanda uko iyoboye. Ariko ibyo ntabwo cyo twabikora nk'abanyarwanda, ayo ni amateka twanyuzemo tugomba kwakira. Utwanga azatwange, ariko abanyarwanda tugomba kumenya ngo tubanye gute, turifuza iki, turajyayo. Ngicyo rero icyo nakubwira. Nizera neza ko muri aya mateka ngo haye birakwereka neza uruhari rw'Ububiligi mu mateka y'u Rwanda, uruhari Ububiligi bwagerageje kwanga urunuka, bwagerageje gucamo abanyarwanda ibice kuva mu mateka ya mbere kugeza n'ubu byarabananiye. Aha rero nibyo bibazo uza kubona bafite propaganda bakoresha kugeza naho rewe binabananiye n'u Rwanda, ibibera mu Rwanda bagiye gufata none ibibera muri Kongo. Barabibonye muri zinoza muri kino gihe izi mvuru zihari, urabonye minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi yabonana n'uyu Wageningen, uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa DRC, ibiganiro mu nama ya European Union cyangwa se umuryango w'ibihugu by'abanyaburayi. Uburyo bafatanije mu guhangana no gushaka kugaragaza isura y'u Rwanda itariyo mu ruhando rw'amahanga, mu bihugu, mu miryango mpuzamahanga. Ndagira ngo nkwereke rero iyo propaganda bafatanije kugeza kuri amagingo n'umuyobozi uriho mu Bubiligi aka kanya ubigiramo uruhare, nicyo cyateje, ni nacyo kigomba guteza kujye cyari kigeze ko u Rwanda rufata icyemezo. Urumbaje rero nari ngiye kukubaza, urabona ahanini n'undi dukurikije amateka yose twanyuzemo, umubano w'u Rwanda n'Ububiligi usa n'uwari wubakiye ku bintu bidafashe, niba ariko navuga ukurikije amateka. Noneho naguciye no mu ijambo niwibuke ko na nyuma y'aha ngaha nakubwira ko u Rwanda ntabwo rutagoragoje kugira ngo wenda nabyo bitibagirwa mbere yuko ngira no muri kino cya DRC. Niwibuke ko Ububiligi uko bwanze ko ambasaderi w'u Rwanda rwari rutanze yakora iki, rwamwohereza. Ubwo ndashaka kuvuga ambasada Karega. Ubibuke ko yewe n'itangazo rituma ambasaderi atagenda ryaje na mbere y'uko u Rwanda rumwohereza. Bikwereka iki? Bikwereka umutima mubi Ababiligi bafite. U Rwanda icyo rwakoze ni iki? Ambasaderi w'Ububiligi mu Rwanda yarahabaye yarayobora kurinda arangiza manda ye. U Rwanda ntirwamukozeho. Icyo rwakoze amaze gutaha, Ababiligi banza ambasaderi w'u Rwanda, barangije bashaka kohereza ambasaderi wabo gukohereza mushyashya ngo aze mu Rwanda, ariko abantu bagiye nagira n'umutima. Wowe uri kunofora ugakora ku Rwanda, uko Banyarwanda uri kugenda ukabasebya impande zose, warayije ngo urashaka kohereza kwari uguteriwe mu gihuru ngo barebe. Si ibyo. Aho u Rwanda rero turaza guhagarara. Icyo rwakoze rwaravuze ko udashobora narwo kwakira iki iyo batemera ambasaderi. Yewe batanemera ambasada Karega ko atajyayo, ntibanasabye u Rwanda bati ntabwo tumwemera mu mureke mudushakira undi. Urumva gasuzugura aho kari. Ubundi muri rwa diplomasi iyo umuntu avuze ati si tumwemera, ibyo biremeye muri diplomasi rwose nta n'ikibazo gihari. Ariko uranabasaba ko ntibashaka undi muduhe icyo mu muziza cyangwa icyo mutemera, none natwe dushaka iki ko ari wa mwana mwiza dufitanye tubashakira undi. Dr. uribuka mbere gato y'amatora y'umukuru w'igihugu ishyirahamwe ry'ibinyamakuru byinshi cyane mu Burayi bikorera mu Bubiligi byasohoye inkuru nyinshi cyane ngo zirenga 40 zivuga ku Rwanda. Yego, bira ntabwo cyari ikimenyetso cy'uko Ububiligi budahumeka neza u Rwanda ubundi? Ntabwo rwo ko budahumeka neza, barabizi neza, ariko bigiza nkana muri za nyungu nakubwi nkora mvuga ngo inyungu za politike. Barabizi neza ko bahabwa amafaranga benshi muri bo mu kugira ngo basebye uru Rwanda. Turabizi ibyo ni ibintu bizwi, byanagaragazwa na fact zirahari. Urugero naguhaneje bundi aba diplomate cyangwa se abadepite bo mu nteko y'Uburaya. Kongo y'umureba yabahaye amafaranga atari hasi ya miliyoni zikabakaba 10-20 mu rwego rwo gukora iki? Mu rwego rwo kugira ngo bagire icyo bavuga muri iriya nama mu gusebya u Rwanda no gushaka gushyira ibimenyetso bigaragaza ko u Rwanda ruri muri Kongo, bigaragaza ko u Rwanda rufasha 23, bigaragaza ko ubuyobozi no kugeza magingo ayo. Urazi ko bari bamaze gufatira n'ibihano bamwe mu
abanyarwanda bagera ku 9 harimo abasirikare n'abasivili n'ububirigi bwari bubiri inyuma. Ndashaka rero gukwereka iki no muri cya gihe cy'amatora waruvuze wibuke ibinyamakuru bigera kuri 50 ngo investigation bureau urabyibuka ni investigation wate byakoranye n'uyu mugabo ninde uyu ngo ni Beka uyu muyoboro w'ibinyamakuru hano ni Beka uyu nguyu ni Byansi Samuel ya Samuel ukorana nabo muri kino gihe urabizi ko afite n'umwe mu ba professeur banditse constitution cyangwa amategeko y'u Rwanda cyane cyashaka kuvuga constitution y'u Rwanda umuheza nguni ukorana na Beka Byansi ngo barashaka gukora iki barahamagara abakongomani bahamagara ababirigi ngo bakore iki ngo bakore raporo ku Rwanda urabyibuka induru kandi bari hehe hari amafaranga yabanyujijemo kugira ngo bakore ibyo byose ariko byarangiye bimeze bite byarangiye ibyo bipapuro n'ibinyamakuru byabo birangirira muri puberi cyangwa se ntago bavuga ko byagiye muri puberi byarasohotse abantu barabisoma kandi bashaka ko bisomwa kubisoma si cyo kibazo ahubwo kureba icyo bibashakaga ngo bafatire u Rwanda ibihano ngo bagaragaze u Rwanda rushyike ku karubanda none se ibyo byakoze niki kubisoma ibyo bafataga bashaka kuvuga ku Rwanda byarabaye se nicyo kikwereka nyine ko nta kuri ko u Rwanda rwo ruzi diplomasi rugomba gukora mu kwisobanura none Dr. umuntu ntabwo ushobora gutekereza ko ibi birimo bishinjwa u Rwanda kuba muri Kongo Kinshasa bigizwemo uruhare n'ububirigi yaba ariyo ntandaro cyangwa se yaba ari nk'ambarutse itumye u Rwanda rwipakurura ububirigi ubwo nyine washaka kugenda muri uwo mujyana wazahaguruka avuga ati abanyarwanda mutwereke ibyo babarega niba mubigaragaza u Rwanda rumunsi rutabigaragaje se ese kuri uyu nota ubundi kumvikana kugeza amagingo ya ko bavuga ngo hari ingabo 3,000 cyangwa 4 ababirigi ko bavuga ngo bakinze 23 ububirigi haraho buragaragaza yewe tugena muri guverinoma ya Kongo ari ikimenyetso simusi urabona bagaragaje k'ibyo bavuga none se kuvuga gutyo iyo batwitse ambassade sibyo batwitse ambassade y'Abafaransa ambassade y'Abanyakenya bavuze ko ari abanyarwanda urabyibuka ko bavuze ko ari abanyarwanda bayitwitse yes ikimenyetso se bagaragaje iyo hagiye amazi umuzure wateye muri Kongo bagukora abanyarwanda ikimenyetso cy'u Rwanda ariko rwabikoze kiri hehe ntibagaragaje ko u Rwanda ruri muri Kongo ingabo z'u Rwanda ikimenyetso cyagaragajwe ni ikihe na Kongo kugeza amagingo urabizi neza ko iyo habaye ikibazo urabizi neza uburyo abakongomani bashyira kuri YouTube bavuga bakasakuza hejuru ubu bafashe umusirikare w'u Rwanda uzwi n'ibyangombwa bakabikwereka bagashyira n'imbunda bakavuga ati dore nguye ayo makuru wayakira mu bakongomani just kugenda gukora ngo so-called expert ngo ba UN batanze ngo ngo mapping report ibyo ari byo byose washaka kugwa muri uwo mutego yaba nawe atazi ukuri niba ashaka ukuri u Rwanda rurahari abanyarwanda barahari nibaze babereke ibimenyetso niba batabyemera kandi bagende bashakira ahandi bashaka cyangwa bagaragaza ibimenyetso nabo noneho bahangane n'u Rwanda hari umunsi u Rwanda rutisobanura n'u Rwanda ruzisobanura imyaka n'imyaka ingahe na n'ubu na fact zitagaragara urabyibuka ko bacyo bagaragazaga niki ngo ni ifoto ya satellite wowe nk'umunyamakuru ntiwayirebye narayibonye koko ushobora guhagaruka uvuga ese kuki batashobora kuba ari ingabo za Angola ingabo za Malawi ziri hariya nicyo urumva icyo mvuga uniform y'u Rwanda rugururira uniform za gisirikare ntabwo ari uko ngigurira ntabwo ari FDL izikura ntaho u Rwanda rukura ruri specific ku buryo byagaragara icyagomba kugaragaza ko ari abasirikare b'u Rwanda niki nuko babafata bakabashyira ku karubanda barangiza bakabagaragaza ibimenyetso bigaragazwa ariko ibyo bagaragaje byagiye bigaragazwa ko nta gihamya bifite. Dr. turimo turagana ku musozo urabona bikenewe ko u Rwanda runagura umubano n'ububirigi cyangwa duterere iyo ngiyo tujugunye ariko se watekereza gushaka umubano n'ububirigi aka kanya gute na nyir'ubwite ububirigi butarategura gukora iki kuvuga ngo ibyo mudushinje turemeye dushyize hasi ako kabara gasuzugura ngo ntekereza ko ububirigi cyo buri bukore ni retaliation nabo baraza kwirukana abadiplomate b'u Rwanda hanyuma ibiganiro bibone kujya byatangira mu gihe impande zizaba zibona barabirukana se babakuye hehe u Rwanda rwagiye gufata iki cyemezo rutabitekerejeho wibwira ko abadiplomate b'u Rwanda rwavuze duhagaritse umubano namwe rutamaze kubwira
abadiplomate bacu ko bagomba kuba bahavuye. Reka ntabwo muri diplomasi abantu bagomba kumenya uko ikora. Ntabwo rwose u Rwanda rugomba gutegereza ko Ububiligi bwafata icyemezo nk'uko nabonye za Twitter, dore ko bazi no gukorera kuri za Twitter zigaragaza ministre w'ububanyi n'amahanga wabagaragaza ko nabo baza gufata icyo cyemezo, ngo ariko bamaze guhamagara abadiplomate barahamagara se barabakurahe. Uru Rwanda rwatekereje ibi bintu igihe kinini, ariko bigeze igihe ko bishyirwa mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo u Rwanda rwahagaritse umubano n'Ububiligi, icyo rwakoze narwo ni ukubwira abadiplomate b'Abanyarwanda ko nabo bari mu Bubiligi bagomba gutaha. Ibyo biroroshye, ntabwo rwose bagomba gutegereza, ntabwo abadiplomate bacu bagomba gutegereza ako kabara agasuzuguro ko babwirwa mu bataye. Nicyo wari uvuze cyuko u Rwanda rwabitekerejeho. Nahoze mbona Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda agaragaza ko n'ubundi n'abadiplomate b'u Rwanda bagomba kuba bavuye mu Bubiligi bitarenze amasaha 48, ariko asoza agaragaza ko nta mudiplomate w'u Rwanda ufite icyabazwa cyangwa sobanura na gatoya ubutegetsi bw'Ababiligi. Aho ni ukuvuga rero ngo ni hahandi uyu Mubiligi yavugaga, uyu ministre wabo avuga ko nabagiye kubaza ngo bagiye guhamagara uhagarira u Rwanda, uzuko nta ambassadeur wari uhari, hari uruhagarariye, bamuvuga ngo baramuhamagara ze yitabe kugira ngo bagaragaze ya hypocrisy nyine. Hypocrisy ubwo ndashaka kubyita ngo iki? Uburyarya byo kugira ngo yango twebwe ntabwo ni nko kuvuga ngo u Rwanda mwahagaritsa imirimo y'abakozi bacu mutabahamagaye ngo bisobanure cyangwa twisobanure nka guverinoma, reka natwe twebwe tubarute tuhamagara uwanyu abanze tuze. Oya, ntabwo ibyo bigomba kugera kuri icyo gihe. U Rwanda rwabonye neza ko kubana n'Ububiligi nta nyungu zirimo, bwabonye kuko inyungu zitarimo ni izihe? Agasuzuguro. Kubana rwose nta n'ikibazo dufitanye n'Ububiligi n'Ababiligi, bumva ko batwabana mu cyubahiro. Icyakozwe n'iki? Nayo mateka ni ibi by'ejo bundi muri Kongo bibagije amateka. U Rwanda rwafashe gahunda ruravuga ruti igihe kirageze, icyo twita mu Cyongereza enough is enough, mu Kinyarwanda ndabyita ngo igihe kirageze. Umuntu aramutse wenda ari nko kubara ibihe dukurikije uko ibintu byifashe muri Kongo Kinshasa, tukareba situation uburyo imeze ku rwego rw'isi muri iki gihe vis-a-vis n'u Rwanda, umuntu yabona ko hashobora kuba habaho ibiganiro ibyo ari byo byose byahuza u Rwanda n'Ububiligi muri Kongo bikimeze kuriya. Reka nkubwire, burya nta nshuti ihoraho nkuko nta n'umwanzi uhoraho muri diplomasi no muri politiki. Rwose uru Rwanda, ariko abantu reka mbibutse koko ni igiki cyaruta muri nyuma jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Abanyarwanda bababarira abakoze jenoside, babahekuye, ntabwo twababariranye nk'Abanyarwanda. Sibyo bitumye tubana ubumwe, tuvuga nk'inkingi ya mwamba. Ububiligi batuye muri kilometero n'amakilometero hariya, kubana n'u Rwanda byatunaniza iki? Nta kibazo gihari rwose cyo kuba twabana n'Ababiligi. Ubu nta gihombo kirimo kuba twacanye umubano? Nta gihombo kirimo, ndabikurahiye, kuko nta gihombo kiba mu gasuzuguro. Nta gihombo kihari, n'ubyumva byumve. Abantu batumva ngo Ububiligi bwatangaga imfashanyo ku Rwanda, ntabwo imfashanyo z'Ububiligi arizo zazitunze Abanyarwanda. Imfashanyo Ububiligi bwatangaga zari zafashaga Abanyarwanda mu bice bafite gushaka kugeraho bagera. Wenda bavuga uti ese twarahageze, twahagenda buguru ndege, ariko tukagira iki? Twanakufunga umukanda, kabone niyo ari Ububiligi bwaba bushizemo, bwaba bifashe imfashanyo nyinshi cyangwa amafaranga menshi muri budget y'igihugu, twakomera twafunga umukanda ntibyatubuza kubaho, ariko bitari mu gasuzuguro. Bizaba byiza ko dukorana nabo, tugendana nabo mu gihe bazumva ko bemera ibyo bari gukora, bifatika kandi bigaragara, byerekanwa, binagaragara amaso yawe bari wese, bakumva ko bagomba guca bugufi, tukabana mu bwubahane mu mahoro, ariko tutagombye gukomeza iyi politike yabo bagiye babana na Repubulika ya mbere n'iya kabiri. U Rwanda rwarahindutse nyuma jenoside yakorewe abatutsi. Abantu bagomba kubimenya. Abanyarwanda icyo duteza imbere ni agaciro, ni ubunyarwanda, ntabwo ari ubutu bututsi ubutwa, ntabwo ari mu nyangire, ntabwo ari politike yo kuba turi hano ukamera nk'ikirumira bihabiri, twamara kuganira ukajya gukora iki? Gusebya igihugu cy'u Rwanda n'Abanyarwanda. Ntabwo iyo politike igomba guhagarara rwose. Ariko icyo uvuga koko nemera nuko igihe Ububiligi buzumva leta y'Ububiligi n'abari Ababiligi bandi bumva bafite imyumvire mizima, bashobora kuganira na leta yabo, bazumva ko kubana n'u Rwanda bibafitiye inyungu,
nkuko natwe kubana n'Ububiligi bidufite inyungu ariko mu nyungu zo bwubahane u Rwanda rutayari n'abanyarwanda no kubana neza n'Ababiligi n'uwo ari we wese. Ari nayo mpamvu wenda kugira ngo ndangize iyo biza kuba ari gucana umubano n'Ububiligi nari kukubwira ngo akakanya nta mubiri yo gusigara mu Rwanda. Iyo tuza kubura abanyarwanda dutekereza ko Ababiligi bose badukoreye amabi, turabyumvikana. Bivuze neza amashuri yabo arahari, hari Ababiligi bashoye imari hano, urabizi neza muri kino gihugu barahari. Hari izo za Brussels Line, izo ndege zikora zirahari. Ikindi cya kabiri, Rwanda Air irakora. Icyo cyangwa kukugaragaza u Rwanda iyo biza guca umubano niyo Rwanda Air ntari twagufata icyemezo kuvuga ngo Rwanda Air muhagarike. Nta munyarwanda uzongera gusubira mu Bubiligi, nta munyarwanda uzongera kwandajya ku butaka. Urumva ntabwo byageze kuri urwo rwego, ahubwo no kubabwira ngo nimusuzume imibanire yanyu natwe. Igihe kirageze ko agaciro tubabwira mwatwatse, mwatwambuye, mwibayiza amateka mwabayemo, insubira ikabeho. Ntabwo twaba twarize isomo. Reka tugushimire, urakoze cyane. Urakoze, ndabashimiye kuba mwagize kandi abadukurikiye ndabashimiye cyane.